twongeye kubasuza abakurikiye YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho indi nkuru yuko umukobwa uri gukwirakwiza no mashusho y'abastari bakomeye yamenyekanye kuko ni benshi cyane afitiye amashusho. Uno mukobwa ni umunyabene, mbese ni umukobwa ufite uburanga bushamaje nkuko benshi bagiye bavuga ko ari abakunzi babo babashyize ku karubanda, abandi bakavuga ko ari ababaye abakunzi babo mbere, ariko ayo makuru yose siyo kuko ubu yamenyekanye uri kubikora. Ni umukobwa w'umunyabene ufite uburanga bushamaje. Gusa biratangaje kubona ibintu nk'ibi biba ndetse n'ikibyihishe inyuma, kuko ntibyoroshye kubona umukobwa w'umunyabene akora nk'ibi nta muntu wundi ubyihishe inyuma. Tekerezeho kuko ngo yabonye amafoto abahamagara kuri Skype, mbese kwa kundi uvugana n'umuntu umurebana. Ibi rero abikora yabanje kubica mu mutwe maze akababwira neza, ndetse nk'umukobwa kuko abanza kubiyereka, ndetse nabo barebanaga bavuze ko uno mukobwa arenze cyane, mbese arashamaje. Mbese nawe nk'uko bireba kuri ino foto ushobora nawe kuhita uvuga ati koko nawe mbese nk'umusore ahita ava mu bye. Abanza kubiyereka ubwambure bwe bwose, mbese nawe urabizi ko igitsina gabo gikururwa n'igitsina gore. Ibi abikora ashaka kubakurura ndetse akababwira ko abakunda cyane, mbese yumvisha ari abastari maze akabakunda cyane, mbese akababwira ati ese wankunze nge urumva nyine. Nawe umuntu wamwamburiye ubusa undi nawe ati yego, maze nawe akamusaba ko yamwiyereka. Umusore nawe utatekereje neza ibiri inyuma agahita akuramo akiyerekana, mbese byose akabishyira hanze ku mugaragaro, kandi byose nk'uko mubibona biba byafashe umurego rwose. Kandi ibi abikora ashaka amafaranga. Gusa nk'uko bigaragara siwe ubikora wenyine, hari ikibyihishe inyuma nk'umuntu hano mu Rwanda bakorana, kuko we afite amashusho menshi y'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. Bivuze ko mbese ubu ikiriho ni amashusho menshi y'ubwambure. Ejo mbese hari igihe hasohoka aya Miss ntavuze, mbese tumwite wendo Miss X, ndetse n'abandi bakinnyi bakomeye. Abaririmbyi nabo nibo bazakurikira kuko n'abastari bose. Biratangaje rero ibi. Gusa ibi bikureho ibinyoma, mbese amakuru nyayo y'uno mukobwa uri gukwirakwiza no mafoto ni umunyabene, mbese umukobwa ushamaje w'umunyabene. Wendo yabafatanyije n'umunyarwanda utanga izi nomero cyangwa se urutonde, kuko urumva umunyabene si we wabona nomero zose z'abastari ndetse akamenya n'uburyo n'amazina yabo, mbese byose akabimenya byose uko biri ku rutonde. Ariko ibi bikureho ibinyoma bivuga ko ari ba bakobwa bagiye bavuga ko bakundanye, cyangwa se ba bakobwa bigambye bavuga ko ari bo bashyize hanze ano mashusho. Ibi rwose bikureho ibyo binyoma byose, kuko ubu ikiriho ni umukobwa w'umunyabene wabikoze. Muri bwabo ariko noneho no mu maraka hari baza abantu bazahabona. Nyuma yaho rero barimo Muhire Kevin na Kimenyi Yves amaze gushyirwa ku karubanda bambaye ukuri. Nyuma yo gushyirwa rero hanze ubwambure bw'abakinnyi bombi, umuntu uri kubikora bivugwa ko ari muri Bene. Arimo rero ikintu akora rero asaba abamwohereje amashusho, icyambere arabanza akambara ubusa. Ni umukobwa ngo mwiza cyane wo muri Bene, ni umukobwa ngo mwiza pe, mwiza uteye neza, umukobwa w'igikundiro. Rero ngo ashaka amanimero y'abano bahungu. Rero ngo aganiriza abo bakinnyi bo mu Rwanda batandukanye uretse ku giti cye, akababwira ko abakunda, kandi kugira ngo akababwira ati rwose ndashaka kugira ngo mbereke ko mbakunda cyane. Rero ngo abanza gukuramo imyenda yose akabereka imyanya y'ibanga, hanyuma ngo yarangiza akagenda asaba buri umwe gukuramo imyenda, nawe akamwereka igitsina cye. Abamukunze babikora batazuyaje, maze amashusho akayafata neza, hanyuma akababwira yuko nibatamuha amafaranga yashyira ku karubanda. Ikintu kibabaje rero buriya ngo Muhire Kevin bagaragaza bamugaragaza uko yavutse, we ngo yari yatanze n'amafaranga, yari yamuhaye amafaranga aramubwira ati rwose ukabyara we uramenye ntugire ku karubanda rwose n'iki gikoko cyanjye abantu bose batakibona. Nuko rero
ariko aranga abishyira ku karubanda. Bivuze rero ko hari abakobwa b'Abanyarwanda rero bigambye ko aribo bari kubikora, ariko amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ni uko ngo nabo batazi iby'aya mashusho, ahubwo uyu muntu wo muri Benin ari we uri uyafite, ndetse ari kugenda asaba abakinnyi kumuha amafaranga atavuzwe umubare kugira ngo ntashyire hanze amashusho yabo. Biravuga ko uyu mukobwa afite amashusho y'abakinnyi benshi b'Abanyarwanda, ndetse ngo uwanze kumwishyura wese azajya ku karubanda yambaye ubusa buri. Nkuko nabivugaga rero, umukinnyi witwa Muhire Kevin yari yamwishyuye ngo amubikire ibanga, ariko uyu munyabene utaramenyekana yaramwigaritse ahita ayashyira ku karubanda. Birumvikana rero wa muntu we, niba uzi neza ko wigeze kugira gutyo ugatanga amashusho yawe wambaye ubusa buri, ejo bundi tugiye kukota nk'uko abangaba aba bana b'Abanyarwanda nabo turimo kubota. Nababwiye ko muri ino minsi nyamuneka mwirinde, hari amoshya yaba ku bahungu n'abakobwa, cyane cyane abakobwa, aho ajya kuri Facebook, icyo akora nicyo ni ukubwira ngo rwose ko nagukunze n'iki, ngo rwose mufite ijwi ryiza, ngo rwose ko nifuza ko tubonana, yarangiza ngo ariko ko nta tike mfite ngo kabyara we, ngo wambabare ukamatike nkakwibonera, wamureba wareba ukuntu ari igisupusupu uti ukayohereza. Yagize ati none se ati ko nashyize mu musatsi nanze kuza asa nabi, ati noneho ko noneho nshaka n'amafaranga ngo yo kuza kugira ngo mbone tike, ukayamuhereza. Ikimutangaje rero, telefone abazifite rwose muracatira mukabivugana. Hari abantu benshi bagiye bamuha ubuhamya. Rero nyamuneka mumenye ubwenge, niba umuntu agusabye ngo mbara ubusa ko abonye ari igitego, ukavuga uti rego umukobwa we, ukagira gutyo ukamwambarira ubusa, ejo n'ejo bundi koste bizagutwara amafaranga, bizagutwara kugira ngo wongere kugarura isura yawe. Ntabwo bizakorohera icyo nkwijije cyo rwose. Nuko rero nshuti zanjye, bantu munkurikiye muri iki gitondo, yemwe bakobwa beza dukunda b'amisi bacu, mumenye ko ntabwo byoroshye ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuzisanga abantu bose bagutaramiyeho kubera barimo kureba imyanya yawe y'ibanga, kandi murabizi ku isi hose ni ibintu mu by'ukuri Imana yatubwiye ngo tubigira ibanga. Niyo mpamvu usanga n'abantu batambara usanga yashyizeho urubindo. Niyo mpamvu umupadiri rero winjiye muri katedrali ya ko nanone ari ukubangamira uburenganzira bwabo, bivuze ko batakongera kujya mu muhanda niyo ifomireri izatangwa batayemera. Ikindi yavuze ni uko inzibacyuho izaba mu myaka 2, rikaba iyobowe n'inama y'inzego za gisirikare, nabyo bakavuga ko atari cyo bashaka ko ubuyobozi bwaba ari ubwa gisivili, kuko nibyo barwaniye. Ibyo rero byose ukabona ko mu by'ukuri inzego zari zishinzwe kubashyira hamwe zavuze ko bakomeza kugeza igihe basobanukiwe neza iyo nzibacyuho ibikubiyemo ni ibihe, ni n'abandi bafata ubuyobozi. Kuri ubu Perezida Omar al-Bashir ari he? Biravuga ko ahari bamushyize ahantu, niko yavuze Minisitiri wa Defense, yavuze ko yambuwe ubutegetsi, abitswe ahantu, nta makuru afatika yandi, ariko ikivugwa ni uko ahari abitswe ahantu. Niki cyatumye abaturage birara mu mihanda mu myigaragambyo inakuye Perezida Omar al-Bashir ku butegetsi? Byatangiye ari ikibazo cy'ubukungu, bavuga ko rwose hari ikibazo cy'ubukungu bukomeye, binubiraga igiciro cy'umugate nicyo kiribwa abantu bose hano barya, binubira esanse, wajyaga kuri sitasiyo ya esanse ubona esanse akaba imirongo mire, ukabona abantu barinubye. Ibiribwa mu masoko ugasanga birazamuka, mu mabanki ugasanga nta mafaranga ahari, ifaranga ryabo ryagwaga buri munsi. Bavuga ko rwose ikibazo cy'ubukungu gikomeye. Nyuma rero niho byaje guhinduka, bavuga ko badashaka Perezida Bashir. Ubwo rero imyigaragambyo ihindura izina, isigara ivuga kuri Perezida Bashir wenyine n'ubutegetsi buriho, cyane cyane bagaragaza ko ubukungu bumeze nabi kubera corruption iri mu gihugu. Hagati aho kandi ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bimaze gusaba ko akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi gaterana by'isi